mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes, turabasuje aho muri hose. Umunsi yongeye kubigisha uko bateka umutsima wa kawunga. Umutsima wa kawunga ushigisha igikoma ukagishyira ku muriro wawe kigatindaho kikamara nk'isaha yose, then cyashya ugashyiramo ifu yawe ugasonga umutsima wa kawunga. Ugomba kuba woroshye, kuko iyo woroshye nibwo ushobora kurya ugahaga, ariko iyo ukomeye uragusema ugasanga uriye irampi imwe. So uraworoshya, ushyiramo ifu yawe ukontorora ubugari nyine wifuza uko uraba umeze. Aho twari turimo tubusonga, tumaze gushyiramo ifu turabureka kugira ngo bushye. Iyo igikoma cyahiye ntabwo washyizemo ifu wamaze gusonga, ntabwo butinza cyane ku muriro. Bwari buhiye rero, ako ni akantu twaruza umutsima. Ukaraba intoki, wamara gukaraba intoki ugashyiraho utuvuta kw'ako kantu, ukita uko ushaka, wangiza nyine ugasigaho amavuta impande zombi, imbere n'inyuma. Ubundi then ukarura ubugari bwawe. Hari ababukunda nyine, abakunda amarampe kuri kawunga, ariko biba byiza cyane. Hari n'abakunda kawunga nyine kurya iteguye yose. Ubwo rero aho twari turimo twarura amarampe, irampe ryawe urarikaraga neza, ukarikaraga ku buryo nyine urishyira mu gisorori risa neza. Aho ngaho nyine twari turimo twarura ubugari bwacu. Bibutse ko ubu igikoma ugishyira ku muriro kigatindaho, then cyashya ugashyiramo ifu yawe ugenda ukontorora bitewe n'ubugari wifuza uko bumera. Urabubona neza irampe ukuntu iba isa neza. Washyizeho, waruje kariya kantu wabanje gusigaho tuvuta kugira ngo umutsima udafata kuri kariya kantu turimo twaruza. So murareba no mu isafuriya ko igikoko, harimo igikoko kubera nicyerekana ko umutsima wawe wahiye. Harimo igikoko. Uranyuma yo kwarura kiriya gikoko cyose kiribaturamo, turagikuramo, hasigara isafuriya gusa. So murabona rero ubugari bwacu mu isorori ukuntu busa neza. Burasa neza cyane. Uko rero niko bateka ubugari. Twahise rero duteka imboga. Izo mboga zitwa repu, zijya kumera nk'amashu. So urazoza neza cyane, ukazikata duto duto, ukazibanza mu mazi ukazibiza kugira ngo zidatwara amavuta menshi. So iyo zimaze kuzibira urazigaragura rimwe kabiri, ubundi zabiraho gake ugahita uzikura, kuko ntabwo imboga zigomba kugira gushya. Imboga zigomba kuba zikocoka, wazirya ukumva zirakocoka. Nizo mboga, pana za mboga zahiye, oya, imboga zigomba kuba zikocoka. Twahise tuzikuramo rero, turaziminina, turangije turazumutsa. Kubera ko batetse isosi, ntabwo imboga zawe zigomba kuzamo amazi. Urazumutsa neza, zamara kumuka ugahita uteka agasosi ku ruhande k'inyanya n'igitunguru. Wamara guteka ku gasosi, imboga zawe wazumukije neza nta mazi arimo, kuko imboga se zaba n'isosi gute? Kandi uba ugomba gukora n'isosi ku ruhande. Ubwo rero twahise dukora agasosi k'inyanya ku ruhande karimo n'igitunguru. Uragakora, wamara kugakora, mbere ya byose tubibutse ko niba mukunda ibyo dukora, mukore subscribe, comment na like, mudusapotinge tuzakomezanye. So aho ngaho isosi yari yahiye, duhita dushyiramo za mboga zacu zumutse, turavanga. Ntabwo uzitinzaho, kubera yuko imboga twabonye ko zigomba kuba zidahiye cyane, zigomba kuba zikocoka. So iyi sosi yahiye y'inyanya dushyiramo, ukazimazaho nk'iminota 3, iminota 2, ubundi ukahita uzikuraho. Izo mboga ziba ziryoshye cyane, wanazirisha n'ubugari zonyine. Wazirisha ubugari bwonyine. So guys, niba mukunda ibyo dukora, muzajye mubigerageza mu rugo iwanyu, ubundi muduhe comment, munakore subscribe, like na share, kugira tujye dukomezanya mu bindi biganiro. Twahise tugira ute? Ese mbabaze, inyama zikozwe muri soya murazizi?
ahandi bazita amasoya pieces, iwanyu sinzi ko bazita, tubwiye muri comment. So twarazifashe, urabanza ugashyushya amazi ku ruhande, warangiza ugafata izo nyama zikoze muri soya ukazishyira mu mazi yabize, ubundi ugategerezaho gato, warangiza ukazoza neza cyane, kazoza kugeza amazi abaye umweru, kugira ngo ibintu by'imicanga, ibintu by'imyanda bivemo. Wamara kuzoza ugahita ugira uzumutsa. Aho ngaho twari turimo tuzumutsa inyama zikozwe muri soya. Tumaje kuzumutsa twari twateguye amavuta yahiye, duhita tuzishyira mu mavuta. So guys, urazikaranga n'inyama, urazikaranga ukazikaranga paka zindi ibara. So mu rwego rwo kwirinda ko zitwara amavuta menshi, niyo mpamvu tubanza kuzicisha mu mazi, zikabanza zigaca mu mazi zikoroha, mu mazi ashyushye, nyuma ukawugesha amazi akonje. So aho ngaho twari turimo tugira tuzikaranga. Murabona ko zatangiye guhindura ibara, zatangiye guhindura ibara. So iyo zimaje guhindura ibara, icyo ukora ni iki, nyine uzikaranga nk'uko ukaranga inyama zisanzwe. Twari turimo tuzikaranga rero mu mavuta, tuzicisha mu mavuta. Murabona ko zahinduye ibara. Twashyizemo isosi twakoze ku ruhande. Biterwa n'amahitamo yawe, iyo ushatse ukora isosi ku ruhande, washaka nk'uko zahinduye ibara, aya masoya pieces yahinduye ibara, ugahita ushyiramo inyanya n'igitunguru ukavanga mpaka bihiye. So twe rero twakoze isosi ku ruhande. Guys, mbisabire, niba mukunze ibyo dukora rwose, muduhe comment, mukore like na share, kugira tujye tubasha gukurikirana andi mavideo y'ubutaha. Rero aho ngaho twari turimo tuvanga inyanya, isupu yacu n'inyama zacu. Izi nyama rero ziraryoha, abantu batabizi, zino nyama ziraryoha kandi ntizihenda, kandi ntago zitera indwara ngo gute ngo iki n'iki, oya. Izi nyama ziraryoha, zikozwe muri soya. Tugomba kurya ibintu biri naturel kandi bidafite indwara. So murabona rero zari zahiye, see the food. Inyama zikozwe muri soya, ubugari bw'ibigori, ubugari bwa kawunga n'imboga. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Hari inyunganizi mwatwandikira muri comment, n'ibyo mwifuza kuba twabatekera